ese nyirizina niyihe management, nyirizina mentioning yo management tumenye ngo turakosora iki. Reka mvuge muri entertainment cyangwa muri showbiz muri rusange. Abantu ba managing bari muri showbiz management hano Musanze, mwese mukeneye management. Ikindi kibazo kirabaza ngo uko ubona Musanze music industry uyu munsi ni ibihe bintu bitatu ubona bikomeye ariko bikibangamiye iterambere ry'abahanzi bo muri Musanze? Ikibazo cya mbere, Duncan, abantu bamwe bavuga ko utajya witwara neza kuri stage, wowe ubibona ute? Bantu bacu rero kuri vibe zacu nagira ngo rero ikintu ngiye kubasaba ubu ngubu nkuko mwabibonye turi kumwe na Duncan, ikintu mbasaba bantu bacu ba Musanze, bantu beza ba Musanze, ndagira ngo mukurikire ibi bintu Duncan, mumukurikire mwumve indirimbo ze, mumukunde, ariko kandi cyane cyane don't forget to subscribe. Wagwan my people, how are you guys doing? Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye, nizere ko muri amahoro, mwaramutse abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwiriwe bitewe naho uri hose turagushoje. Nizere ko mumeze neza. It's your girl Eliane again. So twagarutse, nizere ko mutari bubure, natwe turari ngo tubanezeze. Murakaza neza kuri vibe zacu, tubahaye ikaze, tunejejwe no kubana namwe. Nizere ko mukomeye, nizere ko meze neza. Ndabasabye niba utarakora subscribe, please, urimo uracikwa urimo uracikwa, ibintu ni show, tugiye kubatamo ibintu by'ubwenge, ibintu byiza mutigeze kubona handi. Nkuko nari mbibabwiye rero, uyu munsi tubafitiye special guest, and guess who is that person? Nizere ko utagiye kubura. Tubafite umuhanzi mwiza, umuhanzi w'umuhanga, umuhanzi w'icyuki, umuhanzi wambaye neza, umuhanzi usa neza. Don't miss it. Kandi don't be confused, ko tubafite ibintu byiza by'agatangaza. Tugiye kubahamagarira umuhanzi rero, tugiye kumuhamagara, tumuhe ikaze, atwibwire, atubwire byinshi, ariko bamwe muri twebwe dusanzwe tumuzi kandi tumuzi turi benshi, right? Tumuzi turi benshi. Twakomeje. Duncan, you're welcome. Ni karibu. Hello. Fresh. Umezute? Uratangaza. Amahoro masa. Tombaye neza. So good. So umusore mwiza. Simba tunguye. Nkuko nababwiye rero Duncan muramubona, urakaza neza Duncan kuri vibe zacu. Nejejwe nanjye no kuba ndi hano kuri vibe zacu. Thanks. Tuguhaye ikaze. Urisanga. I'm happy to be here. Thanks. Nguyu rero umuhanzi wacu twababwiraga, tugiye kumwumva, agiye gutangira twibwira. Duncan, tangira wibwira abantu bacu, abantu badukurikiranye, abantu bakureba, abantu bari bagukumbuye, abantu bashakaga kumva ibyiza birushijeho kukumenya cyane. Reka tubibwire. Dore isi iteye ubwoba, imbabazi zayishizemo, ubugome, ubuhemu n'ibindi, dore n'ibyishize imbere. Nukuri biragoye kwihanganira iyi minsi, abana basize ababyeyi n'ababyeyi bata imiryango, benshi twatahiye ubukwe, ubu bajugunye impeta, n'abake bakiri kumwe bisa no kwihambira. Hari bike nshaka kumenya mu biguhishe mu mutima, Yesu uzamfasha kurwana muri ubu buzima bw'urugamba. Yo, is the Duncan master. Thanks. Yeah. Thank you. Guys, murumva bimeze bite rero? Murumva atari fresh? Umva iyo ndirimbo, urumva itarenze se? Duncan. Biracamo cyane. Iyo ndirimbo bayita Yesu uzihangana ugume nkunde mu gihe kibibazo. Yesu uzihangana ugume hafi abandi bose bansize. Yesu uzihangana ugume unyizera umunsi nzabeshyerwa. Iminsi iteye ubwoba
ese uzihangana. That was so nice. Karirimbo kararenze bro. Karirimbo Bajye kukumva ujye kukumva kuri Duncan Master. Ntimubure munyarukire yo murebe byinshi biri. Ndizera rero ko tugiye kugirana ibihe byiza. Mwamubonye Duncan si icyuki mbatayemo. Bene w'icyuki bahora. Ubwo twavuga kuri iki? Ariko abakobwa ni mwe mubizi, twebwe abajene dukoresha iryo zina. Ko twakoze inama ra. Ego ko. Duncan. Bimeze neza. Ni amahoro, always blessing. As you see, Imana yaduhaye umucyo, tumugisha, kumva mu buzima ameze neza, igihugu kiratekanye, abahungu bari gushabuka bagakorana umwete ngo barebe ko hari aho bagera. Nino kubona movement kabisa zigaragaza icyizere ko ibintu ari byiza. Yes, uyu niwe Duncan rero mwamwumvisha. Duncan, ibintu ni amahoro birumvikana, ibintu bimeze neza. Mwebwe muze ati turaho muri vibes zacu ni biki Ibi nyine ni yisho nyine ubonye niyo tuba dukeneye. Iyi show ibi nibyo bintu twikorera. Urakaza neza rero. Tugiye kuguha umwanya rero. Tangira utwibwira neza. Tubwire Duncan bimeze bite? Ibintu biragenda bite? Ese watangiye ryari buri muhanzi ki bimeze bite hanze? Ibintu urabibona ute hanze? Ibintu nk'ibyo nibyo tugiye gukora. Urakoze cyane. First of all, thank you. Je rero uko mbona ibintu especially wenda tuvuge kuri entertainment yacu cyangwa showbiz yacu, urabona ko ibintu biri gutangira gutanga icyizere bisa neza. So nitwa Duncan Master, ndi artist umaze igihe kinini nkora, ariko ubu nsa nkaho ndi kwiyumva nkaho ari bwo nanjye, kuko I feel energetic with the new thoughts, new vibes, ingamba nshya. So ngiye ndi kumva nsa nkaho ndi mushya utandukanye n'uwo abantu bari bazi according to my movements, ndetse n'izindi plan nyinshi cyane umuntu afite z'ibintu byiza agiye gukora. Hano rero mu gace ibintu bimeze neza, mbona ahantu nshara abahungu bakunze ibyo bari gukora, impano nshyashya n'abantu nkamwe nyine mufite urukundo rwo kuza kugera kugira ngo mutubaze bakwana, mutumotive mutwereka abantu banyu. Ibi ngibi nibyo bikenewe, turi mu gihe cyiza. Thanks. Urakoze cyane Duncan. Uravuze ngo uri kwiyumva nkaho uri mushyashya, kumva nk'ari gufite imbaraga, uri kumva usa nk'ari bwugitangira. Kuki wumva iki gihe gitandukanye n'icyashize? Ni iki kintu kiri kumotiva kumva biratandukanye? Ntago bisa n'iby'iminsi yashize. Urakoze cyane. So urabizi buri munsi ni ubuzima bushya. Tuba tugomba kugira ibitekerezo bishyashya. Niba umunsi ari mushya, you have to feel brand new. Kumva uri mushya kugira ngo ubashe kuva kaminga cyangwa gufata amahirwe isi iri kuguhangura byaza umusaruro. Si impamvu ngende ndi kumva rero ndi mushya according to my previous experience. Hari uko nakoraga ndi kubona nyine bitari bihagije, byatumye nyine numva ngomba kubihindura, nkadapta indi mico kugira movement yanjye ibe more great and more successful. None Duncan, ni iki kintu cyatumye cyakumotivye kuba umuhanzi? Kuki utabaye nk'umuhinzi? Ni iki kintu cyatumye wumva ugomba kuba umuhanzi? Ni iki kintu cyaguteye imbaraga gituma wumva ugomba kuba umuhanzi nyiri? Gose ubwo urabizi ko ntari umuhinzi ubundi. Twe turi abahinzi ndetse borozi. So umuhanzi kaje kwiyongeraho gute? So umuhanzi of course it's a talent. Kuri njye it's a talent and a passion, and it's now becoming business. So rero I found myself singing. Numva nyine mbikunze mbijyamo, bihinduka career, ni ibintu nkora nkunze, mfite n'imishinga myinshi. Yego. Uturirimbiye indirimbo, ari akaririmbo turirimbiye. Gasa naho kavuga ku kuntu abantu bakundana bikaza kurangira bipfuye, bikaza kurangira byanze. Byavuye kuri experience y'ibintu byakubayeho cyangwa n'umuntu byabayeho cyangwa wumvishe bije gutyo gusa? Sorry, irandirimbo yitwa Isuzi Hangari. Ni abantu bari mu rukundo still but breaking up, ahubwo bari kwibaza if niba bazaguma mu rukundo bishima, umwe yishimiye undi according nyine ni hazi ibibazo n'ibindi bintu, will they stay together? Ntabwo ari abantu ba breaking up, ni abantu bari mu rukundo ariko bari suspicious, bari kwibaza bizagenda gute, urukundo ruzagumaho. Icyo gitekerezo cy'iyo ndirimbo cyaje gute? Byavuye he? Byaturutse? Ni byakubayeho? Ni byo abonye ku bandi? Ni inspiration nk'umuhanzi. Yego. Then umuntu akandika, urebye nk'ira verse mu ndirimbo
abantu benshi tubona bajya kumanika amaboko basezerana day by day, ubukwe buraba bwinshi, ariko amazu asenyuka nayo ni menshi cyane kurusha abo ngabo babana. So inkuru zo gusuzuguza umuryango nizo nyinshi ku mihanda. So rero umuntu arabireba akaba suspicious, akumva ntabwo ari tayari neza kuba yajya gukundana, n'ababirimo bakibaza bizarangira bite. Ubwo rero iyo ni indirimbo yo gutuma abantu bakundana bibaza ese kiss igoye irimo amatag n'ibindi bintu byinshi barakundanye bazagumana cyangwa nihaza utuntu tw'utubazo nk'utu nabo bazaba nk'abandi. Thank you Dakan, birasobanutse. Kugeza ubu ufite indirimbo zingahe ziri hanze Dakan? A lot of songs, or more than 25 songs. Because I have first album called Better Days, indirimbo 13. Ndi gukora kuri album yanjye ya kabiri yitwa Sounds of My Soul, amaze kujya hanze release 8. So urumva I have a lot of songs. Turacyari hano mfite ibindi bibazo bikeya byo kubaza kuri vibe zacu. Rero turacyafite byinshi byo kumenya kuri wowe. Tubonye ko ufite iyi ndirimbo ivuga ngo ese uzihangane, kandi iyi ndirimbo tubona ko ari indirimbo abantu bagiye bifuza cyane ko mwagira ikindi kintu mukoraho igasubira muri studio bakayizana version n'icya yayo, ariko kandi twabonye ko ufitanye collabo na Mr Kagame. Ndashaka utubwire ese byari byifashe gute, ese bimeze bite nyirizina? So iyo ndirimbo ese uzihangana, sorry for fans, ntabwo tugikorera amashusho. Mu byo turi gutekerezaho twabonye kuyikorera amashusho biriya ndirimbo ya kera, ubona byaba bitari byiza, dufata umwanzuro wo kuyikora indi version, to remake it mu buryo bundi buryoshye kurusha ko uri imeze. So ubwo igomba kuza hanze nanone with the full info imeze neza, isona neza cyane, kuko iriya ndirimbo imaze almost imyaka 10 ikoze. Urumva rero icyo gihe hari urwego twari turiho rwa mastering, ubu ngubu byahindutse. So rero dushaka kuyiha version imeze neza, none tukabaha n'amashusho abantu bakabasha kuyibona bayikunze. So urakoze ukomeje kuri experience yanjye na Mr Kagame, indirimbo bita Iminota, nayo Iminota iri kuri album yanjye ya kabiri iri gukora bita Sounds of My Soul. So it was a great experience gukorana n'umuhanzi unduta mu myaka, undusha experience, undusha fan base, undusha amayide. So of course kuri audio byari byiza, was very good experience with him. Kuri video nabyo was fine, it was fantastic. So actually iri mu ndirimbo nyine zampaye andi masomo yiyongera kuri yo nari mfite muri music career yanjye. Yego. Byari bimeze bite gukorana na Mr Kagame? Ni iki kintu byagusigiye cyo gukorana n'uwo muhanzi ukurenzeho gato? Okay, so a lot of things nagize amasomo nyine mwigira. Kuba gukorana n'umuhanzi mukuru, nanjye yego maze kuba umuhanzi maze igihe kinini nkora, ariko ikiza cyo gukorana n'undi muntu, you learn from his experience, nawe akiga muri experience yawe. Urumva rero ni uburyo bwo kwiga amasomo yiyongera kuri umuntu yarasanganywe n'imiririmbire yigiye imbere, ndetse no kugenda umuntu arushaho guha agaciro igihangano kurusha uko bitari bimeze. Kuko igihe bimara amafaranga ubutakaza, nyine of course your experience are big, time and money and other things of course nabyo biba ari big. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma ubwo ndizera ko abanyarwanda badukurikiye bari kumva neza, basubiriyo barebe kuri izo ndirimbo zawe, ariko kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri vibe zacu please, kandi comment yawe ni ingenzi, like yawe ni ingenzi, share yawe ni ingenzi, don't forget please, abego. So turakomeje rero Dakan, bantu bacu rero kuri vibe zacu, nagira ngo rero ikintu ngiye kubasaba ubu ngubu, nkuko mwabibonye turi kumwe na Dakan, ikintu mbasaba bantu bacu ba Musanze, bantu beza ba Musanze, ndagira ngo mukurikire ibi bintu Dakan, mukurikire mwumve indirimbo ze, mumukunde, ariko kandi cyane don't forget to subscribe. Arongera dusubiriremo channel yiwe, atubwira izina ryayo, hanyuma abantu batarareba indirimbo ze, bataranakora subscribe, please nyarukireho na amasegonda make. Hanyuma Master DANKENMASTA, Duncan Master.
subscribe, mujye mukore subscribe ariko kuri show kuri vibe zacu ntimubure kandi ntimukaveho, turacyari kumwe. Dakani bimeze neza, tugufite ibindi bibazo rero byacu tugiye kukubaza ubu ngubu kuko ntibirarangira, ntabwo ibibazo birarangira, tugiye kukubaza ibindi bibazo ariko ntabwo ari byinshi umurana nubwo binakomeye kuko uri umuhanga biragaragara. Twazongeye kubaza rero I born ready. Navutse ndi ready ngewe. Njye navutse ndi ready. Ready. Ikibazo cya mbere, Duncan, abantu bamwe bavuga ko utajya witwara neza kuri stage. Wowe ubibona ute? Kandi n'iki ubona gitera icyo kibazo? Okay. Abantu babona ibyo bashaka kubona. Mfite uko mba nateguye performance na stage yanjye. Na appreciating abo bantu kuba wenda babona hari uko bitameze, ariko nanone nkashima cyane kuba bama igitekerezo cy'uko najya mbigenza. Wenda performance mba nakoze ashobora kuvuga ngo yonza gukora iki, icyo ngicyo akakimbwira kujya next time nzagikore, ariko for my side banabikoranye urukundo kandi nabahaye ibyo ngomba kuba. Bivuze ngo umuntu uba wabibonye ukundi ajyandika no muri comment avuga ati byakabaye bigenda gutya, uzahindura iki kintu kugira performance yawe igende iba better. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri, Duncan, ni iki wumva kikibangamira kuba umuhanzi ushoboye gutanga performance ikomeye imbere y'abafana? Kimbangamira ngewe? Kangusubiremo ikibazo. Ni iki wumva kikibangamira kuba umuhanzi ushoboye gutanga performance ikomeye imbere y'abafana? Ntabwo ndi kumva ikibazo. Ikibazo kirabaza ngo ni iki wumva kikibangamira kuba umufana, mbese kuba umuhanzi, ni iki wumva kikibangamye kuba umuhanzi ushoboye gutanga performance ariko bisa naho bibangamye? Okay, naritse nk'ubikomeje hariya njyewe ibyo mba nakoze. I have my songs, I have my rhythm, bafite n'ibyo ntekereza iyo ndi performinga. Ahubwo nko kuba umuntu wenda ashobora kumva nk'uko nayo mbikubwiye, ashobora kubona nta mukozi aho yashaka ko mukora mu miririmbire yanjye muri performance yanjye. Ibyo birasanzwe, ntabwo from experience ugomba gukora ukagira aho ugeza. Hari n'igihe ugera kuri maximum, hari n'igihe nyine ukora ibitanejeje uwo muntu ariko hari abandi byanejeje. Ni byiza, ariko mba nshaka kuba umuntu yaba specific kugira amenye exactly the mistake. Kandi ikindi umuntu aba agomba gukora, we learn from experiences. Tuba turi kwiga buri munsi, ibitagenze neza uyu munsi umuntu abihindura ejo. That's what. Thank you. Ikindi kibazo rero, iyo uri kuri stage ugasanga audience ititabira neza cyangwa show itagenze neza uko wabitekerezaga, ubigenza ute Duncan? Okay, ikindi umuntu agomba gukora ni ukwihuza n'abo bari kumwe muri concert. So kuririmbira abantu bafite amarangamutima, abantu bumva, abantu bari muri movement ya. Ikintu cya mbere ugomba gukora is to connect yourself with the fan base. Uburyo movinga, uburyo making sure ko look them in the eyes, making sure ko creating connection with them. Kwihuza nabo, then ugatuma bumva rhythm y'ibintu uri kubaha. Ibyo bishobora guhita bihindura vibes z'abantu. Nkuko wenda biba byatewe n'ibintu byinshi, ushobora kujya kuririmba abantu wenda hari indi mood bari barimo, DJ we wahahoze hari aho yabajyanye, cyangwa se MC wavuze hari ibyo yavuze mu bundi buryo, cyangwa ukaririmba uri nk'uwa mbere wenda abantu batari bajya muri mood, cyangwa ukaririmba ukurikiye undi muhanzi wabakonjesheje. So hari impamvu ziba ari nyinshi zishobora gutuma ugera ku rubyiniro ugasanga bifite indi shusho utatekereje. Hanyuma Duncan, urakoze kubyo wari umaze kudusubiza bwa mbere. Urakoze cyane. So first of all ndatagira na appreciating, ntabwo ndabanza nahera ku mbogamizi ariko ngusubize ibyo. Appreciating umusani cyangwa umuhanzi wari wese cyangwa umuntu wese uri muri industry ya entertainment hano. Ntagire umuntu ubona ko wenda yakoze ibintu nibitanga umusaruro ngo yice intege, yumve nyine ko ibyo yakoze nta mumaro bifite. Ibyo abantu bagiye bakora mu bihe bitandukanye hari umusaruro byagiye bigira, cyakora wenda bagacika intege, bakaruzinga consistent na commitment bitewe nuko wenda nk'imbogamizi ya mbere kanivuge abantu bahangaha nyine cyangwa audience abantu dukorera ntabwo nyine bari bagera ku rwego rwo kutwizereramo cyane, ugasanga nyine support yabo iri ntoya. Ibyo nibyo ubona bibangamira industry cyane. Kandi n'ikindi kintu navuga ku bayikora, ntabwo bashabuka bikwiriye. Ntabwo nyine aba entertainer bahangaye wacu
bro aho uri umenye nyine ko kuba ibintu byacu bitari bitabuminga nuko ibyo tuba dukora bidahagije, sibyo? Niyo ntambwe ya mbere. So gukora turakora, ariko nyine iyo umusaruro utari waboneka ntago barwa nk'umukozi. So ubwo rero ikintu nabwira abajene nuko twashoboka ntiducike intege, amahirwe ari kugenda aboneka, tukaguma gusunika uko byagenda kose kugeza igihe iyi audience twizereye. Ikindi dufite social platforms. Buriya dufite, ushobora kuvuga ngo nabuze stage nini, ngo nabuze aho nerekanira ibintu byanjye. No, it's not like before. Ubu ngubu ufite stage nyinshi. Instagram ni stage, TikTok ni stage, YouTube ni stage. Wowe ahubwo menya ngo ni ibiki ngiye kujyana ku iyo stage. Ibyo ugiye kujyana ku iyo stage ku izo social platforms nibiba bimeze neza, people will join you, people will follow you, people will respect you, people will support you. Urumva? Kuko nyine dufite internet aka kanya, ntago ibintu bikimeze nka kera. Iyo wafashe ikintu cyiza ukagishyira hariya ni kwira stage ndi kuvuze, of course ugira abantu, bishobora gutakinga time, ariko commitment na consistent ugira finally bitanga umusaruro. Nicyo nabwira abajene no kuguma gushabuka. Imbogamizi navuga ihari no kuba nyine tudafite aba influencer banini nyine ubona ko nyine bari gukora ibintu nk'ibi ngibi muri gukora. Ubu ngubu mwakabaye muri benshi, vibe zacu akabari n'abandi ku buryo usanga nyine ibintu twakoze, hari ibintu binini twakoze ariko nyine ntibigera aho bikwiriye kujya. Iyo music cyangwa entertainment delivering nicyo kibazo kindi gihari. Kuba hanze harimo icyuho, aba entertainment cyangwa abantu ba muri showbiz naho harimo icyuho, even n'abagenerwa bikorwa ndavuga abafana naho harimo icyuho, support yabo ikeneye kuba elevated, kuzamuka. Tumbisha abantu bacu muri Musanze, ubwo icyo dusabwa natwe turimo turacyumva. Niba umujene yakoze indirimbo nziza, please niba ukunda TikTok cyangwa niba ufata indirimbo ya Bruce Melody cyangwa undi muhanzi wo hanze ukayikora challenge, why not? Umuhanzi wanyu wo uri local kututakwifuza gukora challenge mu ndirimbo ye niba wumvise ari nziza. That's how you support him. Gute se utakumva indirimbo ze? Nyine dukeneye just icyo cyuho ko cyava ku bahanzi bagashabuka nabo bagakuma gukora ibintu nyine ku buryo bumva bakoze kuri maximum level bijyanye n'ubushobozi bwabo. Noneho na ikindi n'abantu bari muri showbiz bakaza ari benshi kandi bakabikora mu buryo bw'umwuga, kandi of course bakagira commitment. Nitugira aba influencer bari benshi mo hano, of course niko ibintu byacu bizajya bigera. Mwabyumvishe abantu bacu ba Musanze. Twakomeje Dakani ku bijyanye na stage. Hari aho abantu bavuga ko gutegura stage no gutanga performance mu bitaramo bya Musanze bitagera ku rwego rushimishije. Wowe ubibona ute kandi ikibazo kiri hehe? From a point of view, ngiye ikintu cyakozwe ntago ndi mu bantu ngiye banenga. Ngiye kuba ikintu iyo cyakozwe, first of all mbanza kureba kuba cyakozwe, iyo na achievement, kuko hari abantu batekereza ibintu bikabagubamo ntibabasha kubikora. Ngiye umuntu wabikoze rero, ngiye wenda mu appreciating cyane uko yabikora kose. Ngiyewe nizera ko igihe cyose hahoraho room ya development cyangwa room ya improvement. Ibyo ukora uyu munsi ntago ari byo uzaba uri gukora nyuma y'ukwezi. Hari experience uzaba wamaze kugira, hari ibindi uzongeraho. So rero ngiyewe na appreciating ko ibintu byanakozwe at least bihari. None improvement ibaho igihe cyose ibaho kuri ngiye, ntago mbona ari ibintu byaganje. Ikindi kibazo, iyo umuhanzi wo muri Musanze agiye gukora show, ni iki ubona kidategurwa neza? Ese ni sound, ni light, ni stage design, ni rehearsals cyangwa imikoranire hagati y'abategura igitaramo n'umuhanzi? Ngewe mu bitaramo bike nabashije kujyamo, ikintu ngiye nabashije kubona, ntago nabashije kubona ibintu byinshi byapfuye. Ngewe nkuko nakubwiye ndi umuntu wa appreciating kurusha kugaya. Ntago ngiye ndi umuntu ukunda kubona ibintu bitagenze neza, ndi umuntu ukunda kubona ibyagenze neza. Ibyo bindi bitagenze neza nibyo bintu nkubwiye bishobora kuza muri bimwe ya improvement. So ubwo rero ugiye behind of the scene, hari igihe ahubwo ushobora gusanga nicyo gitaramo kitagombaga kuba, ahubwo abantu bitanze bikomeye bakabasha gukora ibyo bakoze. Ariko iyo baza kubona support ikwiriye, ugasanga hari ibindi bagakoze birenze ibyo. Ahubwo bagume babikore cyane uko bazajya baguma gukora amakosa menshi, ko bazajya bagenda bayigiraho kugeza igihe tuzagira igihe amakosa atakiri menshi. Naho kuvanga igihe amakosa azaba adahari byo, icyo gihe ntacyo. Yego. Ariko nanone uko biri kose hari ibyo ubona biba bitameze neza. Se nizo sound track, nizo
rehearsals ni ibitaramo hagati y'abatateguye neza stage cyangwa abateguye ibitaramo hagomba kuba hari ikintu kitagenda neza. Icyo rero nicyo dushaka ko abantu bamenya byaba na ngombwa kigakosorwa. Okay, so ibihari navuga wenda no kongera imbaraga n'umwanya mu mitegurire. Urukumva management bigomba kwitegura biruseho, nuko hari management usanga nazo zikeneye management. Urumva usanga ni management ariko ukabona ikeneye nayo ikeneye management kandi ivuga ko ari management. So ubwo rero ikindi kintu nk'aba artist nibagume bashabuke ibyo baba bakoze baba bikoze neza, ahubwo bahindura uburyo babikoramo. Ubwo ikibazo kiracyarimo ibibazo byinshi. Uravuze ngo management ni ikeneye kuimprovinga ukuntu bakora ibintu byabo. Nazo zikeneye management. Ese nyirizina ni yihe management? Nyirizina mentioning yo management tumenye ngo turakosora iki? Reka mvuge muri entertainment cyangwa muri showbiz muri rusange. Abantu ba managing bari muri showbiz management hano Musanze, mwese mukeneye management. Kuko impamvu mukeneye management ni mugomba kumva mufite isoni kuba muvuga ko muri showbiz, ariko mu by'ukuri ugasanga nta bantu mufite aho mwagejeje mw'ibyo bintu. Urumva niba udafite umuntu abantu cyangwa ibikorwa, turebe n'ibikorwa, uvuga ko management yawe imeze neza, ifite ibikorwa binini byahinduye ubuzima bw'abantu benshi, byaje bikaba inkingi nyine ya entertainment. Niba rero nawe ubona ko nta tafari ryawe rinini rihari muri entertainment hano, kandi uvuga ngo uri muri showbiz yahanga ukeneye management, go and learn something. Yeah. Kivuye reka tuze kuri iki kibazo. Niki kibura muri Musanze kugira ngo abahanzi bahabwe amahirwe yo kwerekana impano zabo kuri stage nk'uko bigenda mu zindi ndirimbo music industries zikomeye? Okay, kuri njyewe ndi mu babona ayo mahirwe, sibyo? Kandi ibyo mba nagerageje gukora ntago ari ibintu abandi bahanzi batakora. So ntekereza ko tugomba nyine kwitinyuka natwe mbere yuko tublaming abandi bantu. Abo bantu dufite icyo dukeneyeho tukaba approaching, twamara kuba approaching bakaduha nyine terms and conditions mu bisabwa mu requirements. Izo requirements tukazisha. Hari igihe none usanga batwimye platform kuko nyine babona tutari qualified for that performance. Rero ntago bigomba kumbabaza, ntago bigomba kukubabaza, ahubwo bigomba kugutera kumva ushaka izo requirements for next opportunity kugira uzaze kubona ayo mahirwe. Sometime habigiye uvuze umuntu akubwiye ngo iki kintu ntago nkiguha, aho kugira utekereze impamvu atakiguhaye, ahubwo ugatangira kumva ko ari umwanzi wawe. Ibyo ntago ari byo, ahubwo we have always each and every day to learn kugira tubashe kuba. Kandi ikindi kintu tugomba kumenya, iyo ukora ibintu, iyo uvunika uri umukozi, abantu baragufana. Tugabanye ibintu byo kumva ko hari abantu bafite inshingano zikomeye kuri twe. Nta muntu ufite inshingano zo kukugira umuntu ukomeye, ni inshingano zawe. Nuzakora ibintu byiza, nuzavunika ugakora uko ushoboye, people they will follow you. Reka ahubwo dukore ibyiza. Izi platform ya stage nababwiye dufite, izi social platforms na stage, tuhashyira ibintu bifite umwimerere, bifite umwihariko biryoshye. Ndagusezeranije ko abantu bazagukurikira uko byagenda kose. Vibe zacu muracyahari, nizere ko mutagiye, nizere ko uticaye uri kureba utarakora subscribe, please. Twagiye dusigaje ibibazo bike. Ese ubona abahanzi ubwabo bafite uruhare mu kuba performance zabo kuri stage zitagenda neza? Niba ari yego, ni iki bakwiriye guhindura? Okay, ikintu cya mbere ugomba gukora, so tureke kugira abantu abari bose to blaming. Mwana nta muntu gushinzwe hano. Abantu turi muri business twese. Iyo ufite ikintu cy'agaciro, you attract people. Attracting abantu. Rero nta muntu uzattractinga utari widestenga ngo werekane ko ufite ikintu abantu bashaka. Wowe so we have to take time tukisobanukirwa first of all. Twamara kwisobanukirwa tugakora ibintu byacu mu buryo bwiza bw'umwimerere. I promise you people will come to find you. Nawe ugomba guhaguruka ugashaka uburyo wihuza n'abandi bantu, ariko ihuza n'abandi bantu first of all wabanje kwizerera muri wowe ko hari ibintu bikomeye ugiye kuba. Ubwo bivuze ngo abahanzi nibo bafite uruhare mu guhindura ibi bintu. Nkurikije uko bivuze. N'abandi bose bari muri kuko iyo uri management cyane indi management ukumva ahubwo kugira ushyira ibintu ku murongo urabyica. So ukumva rero ibyo byose izo mpande zose abantu bose bavuga ko barimo hano ari abagenerwa bikorwa, nabo batangire birekure bishime. Nyine umuntu aririmba indirimbo ushobora kuba utarukumva amagambo utaruyizi, ariko kumva byibura ko icurangitse gine nkuko byina indi muziki. Ibyo nabyo hari courage bitera umuhanzi.
yego. None Duncan, uramutse uhawe ububasha bwo kuvugurura Musanze music industry, niki cya mbere wahindura mu buryo ibitaramo bitegurwa nuko abahanzi bahabwa stage? Ikintu cya mbere nashyiramo imbaraga ni ukumvisha ko abantu nyine showbiz itagomba kuba gusa muri Kigali. Showbiz igomba kuba mu gihugu hose, ndetse even big talents dufite cyangwa abantu bakora ibintu bikomeye hari avuga ngo Kigali n'ahandi hantu. Iyo ugiye ukareba background yabo usanga ari abavantara. Rero njye mu bintu mvuga nakora ni ukujya kuri buri ruhande, buri muntu wese akajya kuri ibintu ashinzwe. Buri yuko uzi ibintu ushinzwe nk'uko ugomba kubikora umusaruro uraboneka. Ariko hari igihe uba uri umuhanzi ntukora ibintu ushinzwe nk'umuhanzi, cyangwa ukaba uri umuproducer ntukora ibintu neza nk'uko ugomba kubikora nk'umuproducer. Waba uri umufana nanone ntukore ibintu ufane nk'uko abandi bafana, ahubwo ugasanga wuzuye critique no kugaya ibyakozwe. Rero buri ruhande njyewe narwencourage kuba nyine rwakora icyo rugomba gukora. Niba uri umuhanzi shabuka ukora ibintu bya danger, niba uri umuproducer shabuka igira ku bandi baproducer bakuruta ukora ibintu bya danger, niba uba muri showbiz uri umunyamakuru shabuka, niba hari inkuru wabonye hari umuntu ufite move having that track umukurikire ibye ubimenyekanisha ubigeze ahandi. Gutyo buri ruhande rwose ruba rukeneye gukaza. Ntabwo umuhanzi wenyine ahagije, nizo angle zose zigomba gutanga umusaruro. Murakoze. Hanyuma ikibazo cya nyuma, mu myaka 3 iri imbere niki wifuza kubona gihindutse muri Musanze music industry kugira ngo umuhanzi wo muri Musanze ashobore gukora show nziza kandi akagera ku rwego rw'igihugu ndetse no hanze yacyo? Okay. Ikintu bintu bike umuntu agomba gukora umuhanzi hano ni ukubanza yarobanura nyine yahitamo uwo ari we, just kugira self akaba determine. Wamara kuba determine nyine ni ukunoza injyana ukora, uburyo uyikora, niba ufite ubushobozi kubaka timu yawe, none ukagira big dreams, ukagira inzozi nini zingana n'iyo myaka. Nk'ubu ngubu nko mu myaka 3 iri imbere kuntu mbona hano hameze, njye wenda abandi ibyo bari gutekereza ntabwo mbizi, ariko njye personally imyaka 3 muri showbiz hano Musanze hari ibintu binini bikomeye bizaba byarahabaye. Hari amazina y'abahanzi bahari bazaba bari ku rwego rw'igihugu, urumva, ndetse banacunga nabi bakokomeza bakamba, kuko njyewe ndabizi according to me, ngende no ku bandi basani bake tuganira bafite gahunda nziza, ubumva koko mu myaka 3 namwe nimuguma gukora vibe zacu mugakora n'abandi bakaba joininga, urumva hazaba ikintu kinini gitandukanye nuko ibintu byari bimeze. Yego Duncan, urakoze. Ndizera ko show kuri vibe zacu twese twumvishe, twabonye Duncan wacu, bantu bacu ba Musanze. Rero bantu bacu ba Musanze, nizere ko turi kumwe, nizere ko Duncan mwamubonye, tugiye kumushyigikira, tumusupporting uburyo bwose dushoboye, ama subscribe menshi, hanyuma n'abafite ibitaramo nizere ko azajya tumenyesha akadutumira tukamugeraho. Gukora kuri album yanjye ya kabiri Sounds of My Soul. Shortly I will let you know the venue, cyategura venue, bijyanye n'ibihangano byo birahari, abakurabo y'abantu mfite bose bagenda bamenyeshwa kugira kizaba ari ikintu cyiza, bijyanye n'abazaba bari mu bindi bintu byose umuntu agenda bavugisha kugira ngo abaje kuri album launch yanjye ya mbere ya 2022 bizere ko bazabona nyine iyo umusaruro w'iyo myaka 4 ishize, ukuntu za improvement cyangwa experience zaba naragize. Yego, murakoze cyane Duncan, mwamubonye na vibe zacu mwatubonye, nongere nkwibutse niba utarakora subscribe umuntu wanjye uri muri ahomba. So yes join vibe zacu je mubareba, kandi ibyo bakora byashigirwa cyane n'ibitekerezo byanyu. Mushobora kuba leadinga, mubaha comments, mubwira it's better to do this, ibyo nibyo bibubaka. So niba rero ushaka kujya ubona ibintu bya fresh, tanga ibitekerezo bigere mu ruhare nawe